Ibihe byiza mwene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abe mu byawe byose. Itariki ya mbere y'ukwa gatatu 2023, umunsi wa 60 w'umwaka. Intambwe nshya, kuko byose ndi kubihindura bishya mu buzima bwawe, ngusutseho umwuka wera kugira ngo agufashe. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweri igice cya 3 umurongo wa 1. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Mwene data, muri ibi bihe byo kwinginga Imana ngo ireme impinduka, tuvane ku rwego rumwe tugere ku rundi, dutere indi ntambwe. Hari ibyo wowe utakwishoboza, hari ibyo utakwibohora, hari ibyo utakwigezaho, ariko Imana iguhaye umwuka wera, iguhaye umwuka wera ngo azane ibihe bishya. Utangira ujya uryama urota ibishya, utangira ujya usenga wumva ijwi ry'Imana, uririmbe wumva ubuntu bw'Imana. Imana irabikoze, ugiye kujya utangira wumva ibihe by'Imana bidasanzwe, ugirana ubusabane budasanzwe n'Imana, kuko igusutseho umwuka wera bundi bushya, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndagushimye kubw'uyu murimo ukomeye. Suka umwuka wawe mu buzima bwa mwene data, asenga kumve, aririmba kumve, mu byo akora byose, mu izina rya Yesu Kristo.